Uyu munsi turi tariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2023. Ni umunsi bamwe bita uw'abakundana St Valentin. Ubusanzwe umunsi wa St Valentin wizihizwa tariki ya 14 Gashyantare za buri mwaka ku isi hose, ugafatwa nk'umunsi w'abakundana. Uyu munsi ukaba uhurirana n'umunsi Kiliziya Gatolika yizihiza ku buzima bwa Mutagatifu Valentine. Kuri uyu munsi wa St Valentin hari ibintu byinshi bitandukanye bikunze kuvugwa, ariko siko byose ari byo kandi sinako abantu bose babyumvikanaho. Ku ruhande rumwe nk'ababarizwa mu madini anyuranye bavuga ko ari umunsi w'ubupagani, gusa uwo munsi wo urahari kandi urizihizwa. Aha rero turagaruka kuri bimwe mu byagiye biranga uyu munsi kuva igihe watangiriye kugeza uyu munsi. Nitwa na Ntirushwa, mbahaye ikaze ku IBENDERA TV. Ku munsi wa St Valentin, ni ukuvuga ku itariki y'uyu munsi, abasore n'inkumi bakundana bahana impano zitandukanye ziganjemo impapuro zanditseho amagambo aturisha umutima, indabo z'amaroza atukura ubusanzwe avuga urukundo rugurumana n'izindi mpano zitandukanye. Aha bivugwa ko buri mwaka kuri St Valentin hoherezwa amakarita y'ubutumwa bw'abakundana agera kuri miliyari 1.5, muri yo 83.6% akaba atangwa n'abagore bayaha abo bakunda. Ubusanzwe bivugwa ko St Valentin ari umunsi ugwa mu ntege umunsi mukuru wa Noheli mu gutangwaho amakarita menshi. Nubwo bimeze bityo ariko, ikibazo umuntu wese yakwibaza kiragira kiti kuki St Valentin iba mu kwezi kwa kabiri? Reka tubirambure. Kera umunsi wo hagati mu kwezi kwa Gashyantare wafatwaga nk'ikimenyetso cy'urukundo n'uburumbuke kuva mu bihe bya kera. Mu Bagereki kwari ukwezi bibukiragaho ubukwe bw'imana zabo zikomeye zitwa Zeus na Hera. Mu Baromani tariki 15 Gashyantare wabaga ari umunsi bizihizagaho Lupercale, aho baturaga ibitambo Lupercus, ikaba yari imana y'uburumbuke. Muri Kiliziya Gatolika habayemo ba Valentin batatu batandukanye bagiye bagirwa abatagatifu kubera ukwemera kwabo kutajegajega kwatumye bicwa nk'abahowe imana n'ingoma z'igitugu zayoboraga Roma icyo gihe. Aha hari mu kinyejana cya 3. Valentin wa Roma, uyu yari padiri, yishwe mu kinyejana cya 3 azira ukwemera kwe. Ashyingurwa i Roma hafi y'inzira yitwa Via Flaminia. Valentin wa Terni we yari umwepiskopi, nawe akaba yarishwe ashyingurwa aho uwa mbere yashyinguwe. Valentin w'umumaritiri wo mu majyaruguru ya Afurika we, amateka ye n'urupfu rwe ntazwi neza. Muri aba ba Valentin uko ari batatu rero, uwitirirwa umunsi wa St Valentin ni Valentin w'i Roma. Bivugwa ko ku ngoma y'umwami w'abami Claude w'umugome, Roma yari mu ntambara abaturage batakundaga, maze afata icyemezo ko nta musirikare uzongera gushaka umugore. Hagati aho, Valentin we yakomeje gusezeranya rwihishwa abakundanaga, harimo n'abasore b'abasirikare. Wavuga ko yakoze icyaha cyo kutumvira umutegetsi, ariko nanone yumviye Imana yaremye umugabo ikamugenera umufasha umukwiye, ikavuga ngo ni mugende mubyare mwororoke mukwire isi. Ni amagambo dusanga muri Bibiliya
mu gitabo cyitwa Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 28. Ibi byaje kumenyekana ibukuru, nuko arafatwa arafungwa. Ku munsi wo kunyongwa kwe rero hari tariki ya 14 Gashyantare, yoherereza umukobwa wari ufite se wacungaga iyo gereza yari afungiyemo agapapuro kanditseho ngo biturutse kuri Valentin wawe. Uwo mukobwa ngo Valentin yamwibonagamo, mu yandi magambo ngo yaramukundaga. Nguko uko Valentin yagizwe umurinzi w'abakundana kuva icyo gihe kugeza na n'ubu. Ubundi kera uyu munsi wafatwaga nk'uw'abaseribateri kurusha abakundana. Abasore n'abakobwa bakinaga umukino aho abakobwa bihishaga maze abasore bakabashaka. Iyo umusore yavumburaga umukobwa rero bagombaga gushyingiranwa mbere y'uko umwaka urangira. Ibaze, byari bitangaje. Mu kinyejana cya 14 nibwo mu Bwongereza uwo munsi wafashwe nk'urukundo koko. Bemeraga ko inyoni z'ingabo n'iz'ingore zihura kuri uwo munsi. Ni umunsi wa St Valentin. Bamwe mu bakirisitu bajya gusura ibisigazwa bya Valentin ahantu hatandukanye mu Burayi. Mu Bushinwa na Taiwan kuva mu mwaka w'1980 uyu munsi wa St Valentin urizihizwa cyane. Mu Buyapani ho ntibiba bisanzwe. Kuri uwo munsi abagore n'abakobwa bategetswe kuzanira abagabo n'abasore bakorana za chocolate zihenze. Gusa mu Buyapani ku ya 14 Werurwe abagabo nabo barishyura bagaha abo bashiki babo umwenda, urukweto cyangwa ikindi kintu gifite ibara ry'umweru kandi gihenze inshuro nibura 3 kurenza ya chocolate yaguriwe. Iyo tariki ya 14 Werurwe bayita White Day, ni ukuvuga umunsi w'umweru. Uretse mu gihugu cyo muri Brazil ho bagira umunsi w'abakundana wihariye uba tariki ya 12 Kamena, ukaba witwa Dos Namorados. Muri Colombia ho uba ku wa 6 w'ukwa 9, ukaba witwa Dia del Amor y Amistad, umunsi w'urukundo n'ubushuti. Mu Rwanda naho uyu munsi urizihizwa kuva mu mwaka w'1998. Uyu munsi witaweho cyane kandi ugenda utera imbere umwaka ku wundi, ndetse kuri ubu mu bo tubona nk'abanyeshuri bo muri za kaminuza baba ari bo baboneka cyane nk'abawizihiza kurusha abandi, cyane ko benshi muri bo baba babyungukiyemo kwerekana ingufu z'aho urukundo rwabo rugera. Ku rundi ruhande kandi hari n'abaprofita uyu munsi kugira ngo berekane abakunzi babo, yemwe ndetse berekane n'abenda kuzababera abafasha mu bihe biri imbere. Ngayo nguko ni umunsi wa St Valentin wizihizwa tariki ya 14 za buri mwaka mu kwezi kwa 2 twagarukagaho. Yewe nitwa na Ntirushwa. Reka mfate uyu mwanya ambashimire. Ndabashimira mwe mubana natwe ku nkuru zacu tubategurira tukanazibagezaho ku Ibendera TV. Nimukomeze mubikore kandi tubijeje kutazabatenguha mu nkuru tubategurira tukanazibagezaho. Ndabashimiye cyane. Bifurije kugira umunsi mwiza wa St Valentin, ariko mugirana amahoro n'amahirwe. Mwirirweho, mugire umunsi mwiza, muhaye kandi muronke.